Ibihe byiza kuri wowe wahisemo kuzajya ukurikira ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka hano kuri YouTube channel Rukundo Love Stories. Muri episode ya 4 y'uruhererekane rw'ibiganiro byacu, uyu munsi turaza kuganira ku kintu gikomeye cyane gikunda kugonga abakobwa benshi cyane kubera kutakimenya ugasanga bagiye bagwa mu mitego igiye itandukanye. Turaganira ku basore umukobwa akwiriye kwirinda mu rukundo. Abenshi batamenye aba basore ngo babirinde kare bahuye n'ibibazo bigiye bikomeye cyane, harimo kugira urukundo rudindiye rutavaho ruri. Abenshi bagize imyaka myinshi cyane bategereje ko abasore bakundana bazabashyira mu magona n'ubu ngubu barahebye. Ntabwo twakirengagiza yuko hari n'abatwaye inda zitari zateguwe. Ikirenze kuri ibyo ngibyo nuko n'abasore babateye izo nda baje kubihakana. None se ni gute wakwirinda gukundana n'abasore bameze nk'aba ngaba kugira ngo utazahura n'izi ngorane? Ngiye kukubwira urutonde rw'abasore bageze kuri 7 ukwiriye kwirinda mu rukundo. Bakobwa bashuti banje mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Basaza banyu nabo ntago nabaheza kubera yuko ibi ngibi birabareba kuko nibo babikora nta bandi. Bishatse kuvuga ngo ari umukobwa cyangwa se ari umusore, ari umugabo cyangwa se ari umugore nabyo byashoboka kubera yuko dufite abana dukwiriye kubatwarira tukabahereza uburere bwiza. Bishatse kuvuga ngo buri muntu wese muri rusange ahawe ikaze muri iki kiganiro. By'umwihariko mbere yuko kino kiganiro tukinjiramo neza, nimureke tubanze kwakire abantu bashyashya kuri no channel. Umuntu mushyashya ni umuntu ubutaramara gukanda subscribe, niba utarakanda subscribe yikande kandi biko gufungura inzoga kugira ngo buri kiganiro cyose kitambutse ngo ubashe kukibona kandi ukibonere ku gihe. Reka dukomeze ikiganiro cyacu kugira ngo tubashe kwimenyera byinshi cyane bigendanye n'abasore umukobwa akwiriye kwirinda mu rukundo kugira ngo ye kuzahura n'ibizazane cyangwa se ingaruka zo kugira urukundo rubi. Umusore wa mbere ukwiriye kwirinda n'umusore utagira intego. Mukobwa kuba wakundana n'umusore udafite icyerekezo bingana no kuba wagendana ikirahure cy'amazi mu ivumbi ryinshi ry'amazi kuko n'ubundi birangira byangirira. Uyu musore yatazi aho ajya nta nubwo ashobora kukugezaho wewe ushaka kugera. Kunda umusore ufite inzozi, ufite icyerekezo ndetse n'umutima w'imbaraga. Umusore akabiri ukwiriye kwirukana mu buzima bwawe bw'urukundo ni umusore utakubaha. Nta rukundo rushobora kubaho hatabayeho kubahana. Niba rero akuvugisha nabi igihe cyose ikindi akagerageza guhora guca intege cyangwa se ugasanga ahora agusuzugura, urwo ntabwo ari urukundo ahubwo ni ishyano mu rukundo. Kunda umusore ugufata neza kuko urukundo nyakuri rugaragarira mu bikorwa ntabwo rugaragarira mu magambo gusa. Umusore wa gatatu ni umusore wabaswe n'inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge. Uyu nguyu uzamwirukanane n'ibye byose. Umuntu uhora ibitekerezo byiwe byibereye mu nzoga cyangwa se mu biyobyabwenge nta mutuzo agira namba. Ikindi kandi ukwiriye kumenya nuko nta neri na rimwe zigera aguhereza amahoro. Urukundo rugira umutekano ndetse rukagira amahoro ntabwo rugira urusaku rw'ibitwenge n'amacupa. Umusore wa kane n'umusore utajya akuganiriza neza. Ubundi urukundo urufunguzo rwarwo nyamukuru ni ibiganiro, ariko by'umwihariko ibiganiro byubaka cyangwa se ibiganiro byiza. Rero niba uyu musore atajya kumva kandi akaba atumva amarangamutima yawe, cyose ukabona adakeneye kumva ibyo ukeneye ikindi kandi ugasanga ahora akurakariye, ndakubwiza ukuri yuko uwo musore nuwo kwirindwa. Ukwiriye kumwirinda rwose. Abantu bakundana baragana ndetse buri muntu akagerageza kumva igitekerezo cy'undi ndetse ugasanga kenshi n'abantu basabana. Rero menya neza yuko atari ukwirengagiza ndetse no kuba bahora barakaranye buri munsi. Uru rukundo nta hantu rwazagera. Icy'ingenzi rero nuko uyu musore ugomba kumusiba kwanza mu buzima bwawe kubera yuko yaza kuzanira ibibazo bikomeye cyane. Hari ikintu abakobwa mujya mwibwira mukavuga ngo nubwo nakundana ngo n'umusore umeze gute ngo nazamuhindura ngo akamera neza. Uribeshya cyane kubera yuko burya byakugora cyane. Ese ubundi urinda uhangana no kuzajya guhindura umuntu kandi ko mizi neza ko utamushobora? Ko kiri muto wakihanganya ukategereza Imana ikazakuzanira umuntu wawe, umusore wubaha Imana ndetse yubaha n'abantu ndetse ukunda no gusenga. Uri kumva uzabwira umuntu ngo nareke kwinywera itabi, ngo nareke kunywa inzoga, ngo nareke byakuvuna cyane. Icy'ingenzi cyo nakubwira nakugiramo inama, uracyari mutoya, ba wihanganye, tegereza uwawe. Mbere yuko twinjira ku cya gatanu turi kugenda twegera ku musozi, reka nkwibutse yuko hano ari kuri Rukundo Love Stories, ibiganiro bitandukanye byubaka urukundo. Nkusaba kugira ngo ugerageze kureba niba utakanze reka kuri no video uyikande, kandi niba uri mushyashya urebe neza niba utakanze subscribe uyikande kugira ngo buri kiganiro gitambutse ngo ubashe kukibona kandi ukibonere ku gihe. Bakobwa nshuti zanjye, basore nshuti zanjye, reka mbasabe mujye mugerageza kwandikaho ngaho muri comment mudusangize ibitekerezo kugira ngo tujye tubasha kubona uko dutondekanya ibiganiro byacu bitambukanga kugira ngo tubashe kurushaho kugenda tubahugura mu bintu bigiye bitandukanye. Icyo ushaka ko twakusobanuriraho watwandikira tukagusobanura nta kibazo. Biranashoboka cyane ko wadusangiza inkuru yawe kugira ngo tuzayibwire n'abandi ibashe kugira icyo ibubakaho cyangwa se ibashe kuba yabahindurira ubuzima. Watwandikira kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro Rukundo Love Stories ni 0783636034 ukaba watwandikira tukarushaho kugenda twagurana mu bitekerezo bigiye bitandukanye. Reka tujye ku cya gatanu cyangwa se ku musore wa gatanu utakwiriye kuba washyira mu buzima bwawe kuko yazaguteza akaga gakomeye cyane. Uyu ni umusore ukunda amafaranga.
ndetse akayakunda ku rwego ruri hejuru cyane. Hari abasore bakunda umukobwa kubera ibyo atunze cyangwa se kubera ibyo afite, niba mukundira uko ari ahubwo bagakunda ibyo afite. Uyu musore agerageza reka kumwinjiza mu buzima bwawe ndani, kubera yuko ya mafaranga naramuka ashize cyangwa se icyo agukundira runaka namara kukigeraho, ntabwo muzamukira inshuti, ntabwo muzamukira abakunzi, azahita kujugunya nk'umuntu utarigeze akumenya. Icy'ingenzi rero ukwiriye kumenya yuko uyu musore utagakwiye kumushyira mu rukundo rwawe, kubera yuko erega umukunzi w'ukuri agukunda ukuri, ntabwo akunda ibyo ufite, ntabwo areba mu mufuka ahubwo areba mu mutima. Umusore wa gatandatu turi kugenda dusatira ku musozo, kuko nabwiye yuko uyu munsi turakubwira abasore bageze kuri 7. ntago ari uko ikiganiro kiraza kuba kirangiye, tuzakomereza kugenda duhugurana ku bindi bigiye bitandukanye ndetse n'abandi ukwiriye kuzajya wirinda, kuko buri kiganiro gitambuka hanga kiba gifite inyigisho yacyo kandi ikomeye cyane ifitanye isano n'ibingi ngibi turi kuvugaho. Ariko umunsi reka tuze gusoreza ku basore bageze kuri 7 ukwiriye kuba wakirinda mu rukundo cyangwa se mu buzima bwawe, kuko bakwangiza ejo hawe hazaza hakaba habi cyane. Umusore wa gatandatu ni umusore utishimira intambwe zawe, umusore utishimira iterambere ryawe, umusore utishimira ko wabasha kugiraho ukagira naho ugera. Ni umusore mukundana watangira gutera imbere akabona yuko uri gushaka kugenda umuco cyangwa se uri kugenda umurusha, none agatangira kuba yagufuhira cyangwa se agatangira kugenda kwereka yuko intambwe yawe itamunejeje. Uyu musore ntago ari mwiza kuba yaguma mu buzima bwawe. Umukunzi nyakuri ahora kwifuriza ibyiza ndetse bikanamushimisha, akagerageza kubyishimira, akishimira intambwe zawe. Nakubwiza ukuri rero yuko umusore umeze gutya ahubwo yazagusubiza inyuma, yazakwiba, mbese wazasigara wowe uri kwibaza icyo bikakuyobera. Irukana niba ubona nta kwisubiraho afite. Umusore wa 7 ni umusore ukunda abakobwa benshi. Uyu ni wa musore uzajya uguca inyuma uko bwije ndetse nuko bukeye. Ni wa musore utazigira na rimwe gufata nk'umukobwa umwe rukumbi, ahubwo akazajya gufata nk'umukobwa umwe mu bandi. Nkubwire ko iyo umuntu adafite umutima utuje, adashobora kuguhereza urukundo rwa nyarwo, urukundo ukeneye, urukundo rufite umurongo, ntago ushobora kubona kuri uyu musore. Sisita, ibyo ngibyo urimo bireke. Kunda umusore ugufata nk'igitangaza kimwe rukumbi, apana umukinnyi mu rukundo. Urukundo nyakuri rukeneye kwitonderwa. Mukobwa, kunda ariko urebe aho ugeze mu mutima wawe. Murakoze kuba mwongeye kudukurikira mu kiganiro Rukundo Love Stories episode ya 4 nangaha irangiriye. Gusa nkwibusa kuba wagerageza kuba wasangiza ibiganiro byacu ku mbuga zigiye zitandukanye kugira ngo turusheho kwagura umuryango wacu. Ikindi kandi ntabura kukubwira nuko nakora ari cya kuzadukurikira muri episode ya 5 aho tuzaba turimo tugana ku kiganiro gikomeye cyane. Ntashaka yuko iki kiganiro kizagucika kuko kizaba kirimo inyigisho zigiye zitandukanye kandi ukeneye. Wakoze cyane, Imana ikurinde. Reka tuze guhurira muri episode ya 5 y'ibiganiro byacu. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.